Hey guys, amakuru yanyu murakomeye. Amazina yanjye ni Eric Semuhungu. Ndagira first of all mbere ko gira icyo mvuga nshimire Kenisi imfura y'iwacu ejo wadukoreye ibi bintu tutari dusanzwe tumenyere kuri stade Amahoro. Entertainment na football bikagendana. Biriya nibyo bintu dukeneye kabisa n'ubutaha nzaza. Ndabashimiye n'ukuri byagenze neza. Nko felicitation Rayon Sport ku gitego mwaradutsinze nkanya brand ambassador narababaye ko mwaradutsinze ariko wenda ubutaha tuzaba tsinda brand ambassador wo muri Gasogi United. So thank you guys. Impamvu tustagiye kara video ndagira mbabwire kuri stade na ahantu habera entertainment na ahantu habera imyidagaduro yo kwishima sibyo. Icyari cyazanye hariya kwari gutanga show tukabyina mu gihe umukino urangiye kandi nabahaye show. So nta gishoboka kuba cyacitse nawe yambuye ubusa nawagize ute nawakoze biteye isoni twari ukubyina gutanga show niko kazi kanjye. Am event host nawe hose muri Canada na America. So ni hano ndakazi ndaragakomeje kandi biri kugenda neza. Ndabashimira abantu bose mwaje kudusupportinga kuri stade Amahoro. N'ukuri twagize ibihe byiza. God bless everyone. Umuntu wese washoboye kuza kwitabira event yacu. Ndashimira aba DJ batandukanye, DJ Brian, DJ Marno yaririmbye neza mwabibonye turi baweru twagiye kabisa. Ndashimira Kasfi Brian, DJ Sonia Bebe na Bebe twagize ibihe byiza. Sonia, thank you. Ndashimira DJ Crash, we had a great time with DJ Crash. Nukuri mwarakoze abantu twabanye ndende keza, nukuri mwarakoze abantu twabanye. God bless everyone. Bless wari mu Wateguye bino bintu twagize ibintu byiza cyane. Anyway, so rero nta kikuba cyacitse guys, kuri stade nanga ari mu rusengero nta habera fun time sibyo. So rero nabonye hari abantu bari kwandika ibintu bitandukanye bavuga ibintu by'ubusa. No guys, ahubwo n'ubutani muntu mira ku mupira wanyu nzajya nzambahe shots umupira gusa n'ibindi byose bikorwa muzamushaka tuzatuza. Akazi kanyu ni ukubyina, am a dancer, am event planner, am lifestyle. So I do a lot of stuff.